wazanye akagare byagenze bite? Ibyo byihorere. Ntabwo nguriye. Ariko wambe ngiye ndi muzima. Okay. Ufite umushitsi? Abuja muri aho? Muco. Ni karibu cyane iwacu. Gusa niwe nshuti yawe se? Urabona rero. Muco buretse gato. Kumbe niwe nyiri kano kagare. Uretse ngo mfashe boss. Tegere gusa. Nguteruza. Asanzwe agenda muri kano kantuza. Muco. Iyi ni inshuti yanjye. Ni inshuti yawe? Mwaje ni karibu rero wacu hano ni kwa mucyo. Buretse mugufasha. Kingari. Nirayijya wakenze. Nta kibazo. Kanza manza ndehe udasanga usize utakenze ugasanga araranga. Nawe arakenze. Cyo. Jules. Ibi mbona se nibiki? Uyu muntu ni nde mbono umeze gutya? Mama, gasa. Uyu mukobwa mubona yitwa Gikundiro. Ikintu cy'ingenzi ni uko ari inshuti yanjye cyane. So, ko mubona ameze gutya nyine byarabaye nibyo koko. Rero ni umushyitsi wanjye uyu munsi n'ejo ashobora no kuzamara igihe. Ya ni umushyitsi wanjye. Nase kutatubwiye ko ufite umushyitsi uzazana uteye gutya. Cyakora da. Ni karibu ma. Ndabona rwose wicaye washimye urugo hakirika. Kuva rya bisigaye dutunguza ibintu nk'ibi ngibi. Umushyitsi yaba yamushyitsi nk'uyu nguyu. Iyo ugize umushyitsi njya nkubaza ngo byagenze gute? Ariko bagomba kubwira mama wenda nge wandika. Munyihanganire natinze kubibabwira. Ariko ndabibabwiye. Uyu ni umushyitsi wanjye ari bumare iminsi hano. Iminsi? Kuno ndababona kanakumira. Je. Ibi bintu ukoze ntago binyuze. Habe na gato. Bitewe umva. Aha, cyakora da. Ya. Mwana wa. Tugende yakira umushyitsi we. Niba gume hano rero ntakiranga. Gusa sinzi turavugana twembi. Kuki wanza nitagishije inama umuryango wawe? Okay, Gikundiro, gerageza umva basi. Ibi ngibi uri kubona byose biraza kuba amahoro. Biraza kuba amahoro mama. Yego, uyu ni umuryango wanjye ndawuzi. Ibintu byose ndibuze kuganira nabo bari buze gucuruka, bari buze kutuza. Wenda nuko ntabamenyesheje mbere kandi barabona ko byihuse. Sibyo? Reba ukuntu byoroheje. Urishuka ko nyuma y'ibi ngibi hari amahoro ndi bubone hano. Umura. Uri kumwe nanjye umutekano wawe wizeye. Okay. Gikundiro sibyo? Okay. Uranyizeye. Okay. Ndagukunda nta kintu na kimwe cyakurwanya kitabanje kunyuraho. Akabaye warabivuze. Bakabiramenyesha. I'm sorry. Nyine narabyongeye kubabwira ko ariko bigiye gukunda byose. Sibyo? Okay. Ni karibu hano niho mu rugo wacu. Uyumve mikaze. Halo mama Gikundi. Wiriwe neza. Nyine mfite ikibazo gikomeye. Ufite ikibazo? Kure nje mu rugo nje kureba Gikundiro nkaba nsanze ntawe uhari ntago mwaba mwajyanye. Ngwiki? Gikundiro araryamye namusize mu buriri. Gikundiro araryamye. None se ko narebye mu nzu ariko se umuntu ubundi utagenda narinda guhiga nukuri kose ntawe uhari n'inzira arangaye. Oya, Gikundiro araho ngaho ku buriri niho namusize. Akagare ke karaho hepfo y'igitanda cyacu. Urumva? Nuko naho twogereza ibintu.
Gikundiro ntawe uhari n'inzira arangaye n'ikimenyimenya ahantu hose njye nahahigiye navuze ati se yaba yagiye wenda nko kuri toilette naho nagiyemo namubuze ikindi kandi ni ukuri kw'Imana na nimero yiwe njye yananiye reka nzi umfasha ni mu ndebere ibyo bintu ncuriza ibyo ni ukuri banguka nanjye ndimo ndatekereza ko haba harimo ikibazo pe icyo gikapu cyanjye muraza kukinzanira ndaje ngiye mu rugo shabambwiye inuza umwana wanjye yabuze banguka rwose mama fusi bifatira ubyegereza ngo ku ruhande urabicuruza nyuraza kumbwira wakoze baranyishe ndapfuye ko nta muntu uri bumenye ko mbiri inyuma ngo bigenze gute Gikundiro namubuze ni ukuri kose ugeze ntashiye igihe kingana gute ubu ngubu hashobora kuba hashize nk'iminota 40 negereje namubuze natije wenda ko yamana message na phone ye yananiye nta kintu mwe mwavuganye mbere y'uko uza oya ni kwa kundi nyine nsanzwe nza kumureba bisanzwe navuze ati reka njye kumureba ndebe ukuntu yaramutse ngeze aha ngaha nsanga inzira nangaye nabwo bwoba ngize ndavuze se ko inzira nangaye nta muntu n'umwe uhari ntekereza ko mushobora kuba muri kumwe ariko nanone ndavuga nti ntago mwaba muri kumwe Gikundiro ubu yagiye hehe ubwo ntago yagiye kuri uriya musore ntago yagiye kuri wa musore ibyo byo nabyibagirwa ahubwo twe dushakishe mu nshuti ze ahantu hose twadutekereza izindi nshuti ko ari we nshuti ye magara hari n'abandi twiganye oya umwana wanjye nta handi hantu ajya kandi ndabizi ko nese cyangwa papa ari kumwe na papa we ndabyibutse igihe kimwe naje sanga ngo yagiye kumutembereza Gindesi ndangira uriya musore inshuti ye mbabarira ntereza nta nimero yiwe ngira n'ukuri kw'Imana nta urusura muhungu nabavugana nawe ibiki byose merukana nawe cyagiye buri tujyane uhitije kumuhungu iwabo se nye ndahazi iwabo naguhazi tugende tubashakishe mbabarira sibizi kubera yuko ngenda nahamagaye wa muhungu hanyuma nahamagaye wa umushuti wa muhungu ubundi ni wenzi abwira yuko Gikundiro batari kumwe yamaye wa muhungu rero umuhungu arambwira ati ntago umukobwa turi kumwe ubu nawe yasaze yahigahize yamumvuze ngewe kugira ngo numve yuko ntuje tugende kuri uriya muhungu umunyereka iwabo ngende njye kumurekoza umwana iwabo uriya muhungu nge nta kibazo kirimo kukujyanayo kuko turahagenda naho nzi nicyo kibazo aho nyumvira ngo nahuze kuko nge namuvugishije ubu nawe yataye umutwe ari gushakisha hirya no hino yatanze n'amatangazo kuri uwo muhungu w'inshuti y'uriya muhungu uramuzi uzi wabo we nawe ntabwo nzi wabo nahamagaye nimero ntekereza quartier iwabo nagane ko yambwiye ko ngo ari muri ziriya quartier gutya ni heje nge ntabwo nzi gusa nzahana ashobora kuba turuka si twabaza bakatubwira tugende tujye guhiga Jules ntakubeshye buriya ndimo ndibaza ikintu wazaniye hari uriya mukobwa n'ahantu mwahuriye n'ukuntu muziranye noneho umukobwa umeze kuriya ubu koko wabuze abakobwa wabuze umuntu muzima niba ushaka kuba gufasha wabuze umuntu muzima kuriya n'ubundi mbona ari nyakwigendera wazana hano koko nyine mama njye ndumva nta kibazo cyaba kirimo pe basi akazajya anadufasha n'akazi ka hano niba ushaka kuwo kurera ntabwo aje hano nk'umukozi uriya ni inshuti yanjye yitwa Gikundiro reka nongere ndamubasobanurire neza ni inshuti yanjye tumana igihe kinini cyane turi inshuti twamenyanye mbere y'uko abakuriye Jules uzi urwego ushaka kubikubazaho ntabwo ari rwo urimo kumbwira uyu nguyu ni umukozi wawe kajya gufurira ishati akagufurira ipantaro nayo ndimo mvuga wabuze kuzana umuntu muzima wanitabaza ngo mereza irakonake mereza telefone ngo ayizane basi mama uwo nguwo nta bufasha akeneye rero uriya ni uri muri situation ikeneye ubufasha kuba wari muzima mu gihe runaka ukaza guhura na accident ukamera kuriya ese ushatse kumbwa ko atari kure yahoze ameze ntabwo iri kure yahoze ameze pe yahuye n'imodoka iramugonga ajya kwa muganga bamubwira ko
uburwayi bwe bugoye kugira ngo abe yakira bahita bamuhereza akagare. Ariko rero mama ngiye ndumva nta kibazo kimwe kuko uriya muntu yaramfashije igihe kinini. Yagufashije iki? Twariganye muri university. Ni ryari wigeze uva hano muri iyi nzu nta gikoresho cyose cy'ishuri ufite? Ntabwo yamfashaga muri ibyo by'amafaranga cyangwa mu bikoresho. Ni umwe mu bantu bamfashaga kunsobanurira. Hari ukuntu ubutumvisha kantu neza kuko yari umuhanga pe. Kandi n'ubwo nta hantu byagiye kumutwara cyari wa wundi. Rero urumva ineza yangiriye mu shuri n'aka kanya ngiye ngomba kwimwitura. Kereka nimba hari ikindi kibazo wenda mufiteho ntazi. Sindabona uvugira umuntu ugeze kuri uru rwego. Aha, nanjye byanyobeye. Wabera. Ese mama ko mutigeze mumbaza namenyaniye na Chris cyangwa uburyo twabaye inshuti tugahuza bikagira anga. Uraho biragaragara kandi nasobanutse niki ariko uragiye usanye utuntu tumeze nk'utubaragasa uzanye iki? Mama je nawe mumbabarire pe nimba hari ikindi kibazo mufitanye mukimbwire cyangwa nimba mwari muziranyeho mbere yuko muzana ahangaha mubimbwire. Ese bro kuwe ari n'umukobwa ni gute tutakibaza ibibazo nk'ibyo ngibyo? Chris ni Chris nta hantu binabonahuriye. Mumbwirire bwira musaza wawe. Sister uri inshuti yanjye. Nimutekereze ibindi bintu byinshi agiye kuza hano ni iminsi mike namara gutuza ubuzima busubiye ku murongo yongere isubiriro wawe. Kandi abaye ari nge amagambo yawe waba washyize atanagukubise. Mama kuzana inshuti hano ngo cyangwa umushyitsi runaka ngo aze kudusura bijye bisaba inama y'umuryango. Ikibazo ubu nanjye nzazane umugabo azadusura cyangwa yazana umuhungu azadusura. Ntabwo nzarana nawe azafata icyumba cye n'ubundi hari ibyumba bihari ari byinshi. Mwese twabibwirwa n'iki? Bitarabarwa twirwana nabo cyangwa turane nabo. Ayagara ntajire brata nayo nuko dusitse cyane rwose. Wa pepe ntabwo byari bikwiye. Ngiye basi yume n'igisobanuro kavuga ati ntumbwire ngo ni inshuti yawe. Ntumbwire ngo mwahuriye ku ishuri ngo muri kaminuza yaragufashije ngo gusora. Wambwira ikintu nyamukuru. Yaba inshuti yawe rega. Yaba inshuti nta muryango afite. Ariko se ubundi ubwo bushuti bwabo bushingiye kuki? Ni imfubyi nta miryango afite. Situation yarimo ntabwo ari kujya mutubaza ibyo ngibyo mama. Akeneye ahantu ajya agatuza ubuzima bwasubira ku murongo akagenda. Nta kindi. Kandi ibyo bisobanuro nibyo mfite kubahereza kano kanya. Ndabinginze mu nyumve. Ibyo birumvikana. Ako sha uri twabikora ikizema ko n'ubundi byabaye byanarangiye. Na musaza wawe ubundi amabi yose murayahuza. Ariko utajya wenda gushyigikiye vugana ngo nibirangiye mu shawe ni ruva kwaya akwiyunga mu kanya akakwihinduka. Umukobwa wanjye rwose ntaga gushyigikiye nta washyigikira ibintu wakoze. Ibintu wakoze nta wabishyigikira. Ngiye cyo nashyigikiye nuko yaje yazanye umushyitsi atatubwiye amprise akarenzaho kuzana igicumba zikari igicumbo cye. Mbese nta nubwo ari n'igicumba gusa ahubwo basi mukoresha imvugo zinoze kuri icyo ngicyo. Yego umuntu ufite ubumuga harya kane igicumba sibyo ni ibiki ntago bigaragara se. Ahubwo reka njye kureba ukuntu ameze nimba nta kibazo yagize. Umuha ubufasha bw'ibanze. Gikundiro chance cyo mfite berser nabizi. Ntago aya abantu se bagiye mu kabyara. Mama Gikundiro mwari mwagiye he?
utansubiza. Nta gusubiza iki haryo mbajije iki? Gusa nawe noneho kuhera umbwira ngo narasaze, nawe noneho byakujaguranye cyangwa. Ntasarase. Wahuzwa n'iki kumbwira ariko nasase. Umukobwa wawe yabuze. Umukobwa wanjye yabuze? Gikundiro nyine. Yabuze? Yego. Yabuze ati? Nyine Gikundiro njyewe namubuze. Uti byagenze gute? Naje kumureba nk'ibisanzwe. Umukobwa ndamubura. Niko guhamagara mama wiwe ndamubwira ati se Gikundiro mwamuri kumwe ati wapi? Na telefone ye ntiri gucamo ahantu hose narinzi twamuhigira twamubuze burundu. Kwiki? Kwari umwiranwa umukobwa wanjye abura gute? Utangiye kumbaza ibibazo by'ubugoryi. Ngo? Utangiye kumbaza ibibazo by'ubugoryi. None ntibakubwiye ko yabuze. Ko ari we twirira ngo se ejo bundi muntu uza mu gitondo ntabwo nabasize saa 10. Sibwo ngenda ngiye gushakisha imana. Simba sigana we nawe ahangaha muntu uza mu nzu. Nese ugutangiye kumbaza. Nese nyine ni Niba mpamagaye ndi kwirukanka kugira ngo mbashakire ibyo murya. None utangiye kumbaza nyanyanyasha. Ibi byose ko ari ibibazo mpamvu ushaka kugira ngo umuntu ibyo agiye kunzanisha ndasimbiza Komeze muri ibi bintu by'intonganya. Ubu se aramutse yahuye wenda nk'ikibazo. Zibaho ngaho nawe. Uwo mukanya gato nago ashobora kuza ahetse undi mundi mwanya ugasanga nijya biruije. Ureba n'ahantu turureba n'ubuzima turimo. Niba muterinda nago rye azarushya. Ntabasha kwiyiga. Nyine niyo mpamvu twashyira Meratu twagiye tukajya kumuhiga n'undi tugakomeza. Uramuhiga hehe? Uramuhiga hehe? Mama Gikundi. Umukobwa nubwo yabura kubera itoteza rikomeye uri umushyiraho. Agusubira uriya mwana ntabwo ari uwawe kuki umutoteza no kubera iki? Utangiye kwigira papa. Imyaka wamutaye ari uruhinja. Ubu nibwo noneho utangiye kumva yuko ugiye kumuhana, ugiye kumbwira uko namureze, ugiye kumbwira ibiki. Ntigira papa sinabi waramubyaye hanyuma uramurera. Mama Gikundi. Gutera inda biravuna. Abivuna biki? Noneho kurera urayiteye birakuvuna. Kurera kubyara nk'inzoka. Inzoka irabyara yagize ikigendera. Umwana yagwa mu ferege imvura yamunyagira yapfa yabura ibyo kurya. Nuko wabigenjeje. Umwana wanjye aramutsabuze Mama Gikundi. Ibyo kubanda ibyo ndabireka. Urumva? Reka nkubwire. Ni wowe byose ubiza niwe nyirabayazana bibi. Ni wowe byose wabiteye. Niwe byose wabiteye utaza kuduta ngo tube mu buzima bubi. Umwana wanjye ahure n'impanuka agire gute byose niwe wabiteye. Mama Gikundi ni ukuri ibintu turimo nta kintu biri mu mari. Bitewe na situation turi. Hanyuma urashaka ko bigenda gute? Nyine dushyire hamwe tumushake. Nese ubu nitwitana ba mwana birarangira Si bashutiye. None bashutiye. Nyine reka basi ubwo ngiye nkomeze mushakishe icyo nzajya menya nzajya nkumenya. Agusundi we ntabwo uzanwa ahantu hose mwajyaga mujyana. Urampamagaye nta ibintu bingana gute? Mubaze wowe nta ibintu bingana gute? Siniruka senye kumushaka umusose nago mana umusose nago wije nugiye kwira ndi kugushaka. Uriya n'umwana muto ku buryo na telefone yayikuraho. No ntacyo wowe ruhukamo gake ngenda nkomeze nshakisha. Ikintu cyose ese wabwo nago yaba ari kumwe na wa muhungu. Reka. Ubwo nago yaba ari kumwe na wa muhungu. Nago baba bari kumwe kuko yaba yarabimbwiye. Nta nubwo baherukaga maze kuvugana. Mucishike mwese. Muva amagambo. Ariko reka mbabwire. Bro. Kano kanya icyitwa kazi cyose ni mukizanira nyikora. Ngende muri mudo abo nta stress na kintu kimwe nshaka kimvangira nashaka gukora akazi kajya ku murongo. Cyagenze bitera nuko numva ufite imyuka. Nyivungu ndatuje. Ndatuje kabisa ibintu byose byanyirukansaga stress nabaga mfite. Ubu nzagiye ku ruhande. N'iki byakemutse kurya utuza kano kanya kamera neza. Crazy. Kuki kweri nkwereka rimwe n'utumenye ko ikurikirana na kabiri. Ntabwo byumva ko Gikundiro namubonye mu rugo. Agakanya tuvugana Gikundiro ari mu rugo. Gikundiro? Bya nabirangije. Gikundiro nzi? Ya, inshuti yanjye. Ase urabona Gikundiro uzashobora kumuzana mu rugo bigakunda. Kandi byarangiye ubu bahari. Igisigaye we nuko haba akumva tuje akaba afite umunezero. Nanjye nangiza nkaza ngakora akazi kuko hari ahantu yabaga wabo.
njyewe byatumaga nari gukora akazi kanjye neza kandi nawe yarabayeho nabi rero ngubu nishe inyoni ebyiri nkoresheje ibuye rimwe ariko nawe ntabwo ndi kubyumva ariko sinzi ko bizakunda mu rugo ko babyemera rero reka mubwize ukuri nabonye nta ikintu kigoye kirimo kuko nyihamugeza cyakora meri we niwe wabazaga se ni inshuti yawe gute umuzanye aha rero nese mbabwira uyu ni inshuti yanjye nta kindi kintu kibiri bazi ko ari inshuti yanjye Chris ndakumva rwose uzamfashe utazibeshya ukazana ibintu ngo by'amarangamutima mfite kuri uriya mukobwa mubona mu rugo bakabimenya bazi ko ari inshuti yanjye nawe ugomba kujya uvuga ko ari inshuti yanjye bradajire kuko nzakubwira inshuro zinga abakobwa bose nabonye muhora muri kumwe uriya mukobwa niko kuko ukomeje koko na n'ubu ngubu n'ubu yihisemo amagingo reka mubwize ukuri ndakumva rwose jire ashobora kuba hari abakobwa benshi baje mu buzima bwanjye abangeze iruhande abankunze ariko nkubwije ukuri nta n'umwe nigeze mbona sawa byari bimeze nk'ikira ni nk'uko wafata agakombe kamwe bagasuka mu nyanja n'ubundi nta kintu ubuhinduye jire nzi ntabwo mbyiyumvisha gusa nzakugira ibanga humura nabizi uri brada nta kibi nakwifuriza ndatuje nimba hari akazi ufite katarangiye kanzanira nkore oya ndabibona noneho ko utuje kandi impamvu nayimenye Gikundiro ari iruhande rwanjye Gikundiro nzajya ntaha mubone mbere yo kuzokaza umusezero ubwe ni ugira umunsi mwiza courage kandi agushyigikira bizi muvandimwe nta kintu nakwifuriza kibi gituruka ku ruhande rwanjye reka turebe nta kibazo nari bro iyo nkuru njye nta nubwo nari kwirara ndabyumva urishimye kabisa ndabyumva ahubwo reka dukomeze akazi sawa turi kumwe nta undi se uri mu biki Ndi kureba filime mama. Nyoko ariko naruko bakakanya rero mbaye nyoko ntago ndi nyoko ntago ndi nyoko usibye ko uri umushyitsi wa Jules uri umushyitsi we nta handi duhuriye winyita nyoko rero basi mumbabarire nuko namenyereye ko abantu bakuru nyine bose mbita mama subundi kankubaza aka kanya ugeze hano Sali irahindutse hano habaye muri kaburimbo batwara amagare intebe yari irahagiye Jules yayikuye kugira ngo njye ni akagare kandi kaje kaba hano akagare kaje kaba hano nyine kugira ngo njye mbese ko waje ushaka ahantu hatuje ntibaguhaye icyumba ntibakikweretse wakibonye ko waje ushaka ahantu hatuje k'inyuma mu gikari hatuje kariho ahantu kure kuburi nibura n'abashyitsi banjye baza bagasanga nta muntu kuri muri salo none deja witeretse reka witeretse nk'ururabyo dore ibyo urimo urareba mbese nta handi ukuriye kubarizwa ufata akagare kawe ugende mu gikari ntushaka ahantu hatuje ufata akagare ujye mu gikari urumva ufata akagare ujye mu gikari